Ya mubye musagatifu wa Yesu n'umwatumawe musabiyewe kw'abana bawe musabire twese kw'abana bawe abana uracafite ikishwi Rufonzina aho kutureba hano kuri muze yakurije Rufonzina turagusabye babarira umwana wacu Tereza nawe Miki Tereza nda mutima mubi gwagiraga nawe umubabarire ng'umubyeyi mwese mwabaye ababyeyi sibyo ra bose mwabaye ababyeyi bose tuje imbere ya kamera kuri muze yakurinze y'impaya mu mpanuro hano mu mbanuro kine kiganiro citwa imbanuro ahubwo muzagisharinge n'abandi bantu baje bakireba ariko mubabarire umwana wacu Tereza yewe nitwa Yamamare ngina comedy ngakina filime uyu yitwa muze yakurinze nawe nuko aha ndabasuje rero aho muherereye hose ikaze kuri muze yakurinze Empire uyu munsi twatangije ikiganiro impanuro aha ngaha bazana bakibona uko bukeye nuko bwije aha ubwo ni buri munsi igitondo n'ikigoroba basha kukumbona jenyine cyangwa bakubona nawe wenyine ariko badukunde yego byamama rero hari ikintu kikundira agahinda kiki kandi mama ndabonaga abasaza bari kurira wiho kandi byaba bigenze ute bagambaga amarira g'umugabo gatemba kari kuja mu nda se ukaraga umugabo naga umusaza uretse umuntu abaga umusaza atabaye umugabo ujya nyine ubwo bugabo wabuvuyemo ndanduzi gize ndamarira wagakwiye kugira ubwo mbaye nkajyatunga ujya da niwo byivugiye ntabinjira utumye nseka ndagaruye kuva usetse ndaribi imana ishimwe ntumbaze impamvu ngo ntagize umuzige ahubwo nuko nagavuze ngo gari gutemba gari kuja mu nda ariko wapakanyije wamye ngo aboraga abasaza gajaga mu mugongo kubera gabaga bari mu nda uyu musaza amaze gukura aboraga gajaga mu mugongo amarirage umugongo si n'umureko ariko inda yo n'umureko ofureko taturase kuntegure intego ariko ndawara sara kurudi nta n'intego gusa arega shahu urugi rw'abandi banagufunga ariko intego ni igikorwa bakoruraga ukavuga uti ngiwe nawe twagiye umugambi noneho wa mugambi kugezweho ubwo turashe kuki ku ndego ntaga rurugisha cyitwa indego ico giti ico kintu byahise bitwa wa cyane uranje birajya nanje nari nyobeye iyo ndego reka nje ndaguhanura umuco wa kera akuse ndamwijima gwabagaho kera ndamwijima gwa kera icyo nshaka kuvuga rero gitandukanye n'icyo utekereye wowe wabuye bwenge ndakuzi uzana ubwenge bwinshi umuco gwa kera umwijima go n'ugwa atari gwangu niko gurasega nijoro cyangwa se ku manywa guca ntabwo umuco gwangundi gurangaga abantu bavanga umuco nyarwanda okay ubwo habagaho n'umukongomani nyarwanda umuco w'umukongomani umukongomani nyarwanda gute gutera sinzi abantu rero basigaye barataye ubwo muco bibereye mu mwijima bafite umwijima twikomereze banura rero shahu nta muntu watonganiraga ku musozi baravuga ngo yataye umuco abantu babaga intangamugayo bakirinda umugayo bakirinda no guhemuka ariko uzi ikibazo gihari uzi ko abantu basigaye baje ku karubanda bagatonganira ku karubanda biragaragaraga cyane ariko mpangana ngo uhangare wayumvaga mbangana ngo uhangare ndayumvaga ubu ngakubwira ati papa wandisiwe nawe ugahita unzubiza ati wagwana wanyana yimbwa wenda ni urugero narindanze nakwita indisi kubera umubyeyi ariko hari igihe navuga ati wenda wandisi ariko ntabwo uburiyo ariko yabubona urandutse rero ntabwo ndukanaga ngenda sengaga none rero ngenda kubabariye none ndakubabariye ariko biriya sindamubabariye biyayo twanamurasha ahubwo yataye umuco yagiye ataye umuco kera rero cyo gihe barindaga gutunganira ku karubanda kuko uba gutunganira ku karubanda bakaguhana bakagushira mu ndege ahubwo se pa kera ngo umuntu igihe yaherezaga umuntu inga ngo kera yajaga kumukurira ubwatsi
yego none ngo muri iki gihe uri kuja gukorera umuntu ibyiza aho kugira ngo agukure ubwatsi cyangwa gushimire ahubwo akagira ute akaja kuguteza abantu kuko hari indirimbo nye numvaga ajya kera ujewe ndashima ngo mwarashima wamuhaye inga undi agashima wamuhaye ibyo kurya jewe ndashima umwami wanje ari we Yesu ubwo urukumva Yesu impamvu yamushimye hari abashimaga babahaye inga abandi bagashima ko babaye amafaranga abandi bagashima ko babafashije mu bikorwa byabo bijyanye rero ari kuza mu muntu mu baki nawe tubwire ngo abasaza baki impamvu ndi kubikubwira niba icyo gihe abantu barakuriraga abantu ubwatsi bakabishimira icyo wabakoreye ariko we ni inkundamugayo kuko ntazi gushima umuntu uzi ko Jojo yamukoresheje igihe kinini barakoranye cyane Jojo amugeza no kwakira mani nabyo biri kumvikana binarazwi n'abafana barabizi ni ngahari wa mutekiniki ko niwe banje gukora ko yamukwije rubanda yamuteje abantu nabibonye numva biri kubabaza abantu nanje kandi byambabaje kandi Jojo mbonaga ari umwana mwiza witondaga ahubwo ngo Jojo ngo ari kubabaga ngo ntakinye ibase ariko biye yubundi bwo arazwe bijyanye n'ubundi ndakazwe n'ubundi se azwi ahubwo arakazi namenyekanye ngo ni Pucuri muri ya filime yagoye amayihati abantu banabizi cyangwa wamuzi ariko ngo amaze imyaka 8 ari gukora bino biboro ariko ngo yanze kuzamuka wamena yavuze ngo ibiboro kandi abasaza mutazi ibiboro ari gukora mu video nagize ngo ibindi ari gukora oya ndabindi ndari ibi ari gukora ibintu bya comedy na filime yego ikindi kintu rero ikibazo nuko wetarana atagumye kubigumamo wenyine ahubwo yabishuyemo kagakobwa oya weketa gakobwa ubwo cyatse kubishora muri Tereza ni umukobwa ubwo gikwerere nuko mwe mumubonaga kuri kana nawe si oya ndago mungana nyine wowe uri umusaza umukazana wawe ariko nabonye ariko cyane nabonye mwasezeranye Tereza burabuko rero burabuko bufatanyije na Danizo nuko jewe narindi musaza we mu bukwe turi gukorana ibintu bijanye n'ubukwe ariko jewe ndi musaza we mu bukwe bwe twabonye kuri Tereza Comedy jewe rero uriya na umukobwa mwiza yabamare ntabwo uzarongora sindi menye oya ndaga ibyo bintu nabijamo panya so nyemeraga none se kagatimba karagatimba yararasezerana na Danizo noneho njewe turifotozanya abantu babibonye ku TikTok no kuri YouTube bagira ngo nakoranye ubukwe na Tereza Danizo ndoya ndaga ari ibyanyabyo naho ubundi twa turi kuri bijyayo yashatse kuyoboza Tereza ura mukobwa nyine Tereza wavuye rwose irubavu azamuka n'impano arangije uyu rero hari aka video yashatse kari kuvuga ashatse mbese kumukoresha Tereza ari kumubwira ngo ese uranzi biyayo naje mugana ubwo buryo naje kwaje ntabwo yari yavuga izina ariko mu byukuri ni Jojo kuko hano hari amagambo Tereza akomeza gusobanura ashaka kwerekana ko atatumye biyayo kumuvugira yego rata kubara no kuvuga ngo biyayo ubura yarashaka gutera ubundi biyayo yarashaka guteranya Tereza na Jojo umva ko bimeze rero ako karimo ko buriya hari ukuntu umuntu ashaka guhaguruka cyangwa kumwara akabatsinda mwaragiye kanjaka abandi bonanduza ngakwa ko n'umuntu yandura wenda ubwandu runaka aterekana nanduze n'abandi nawe nibyo yarashaka noneho ati Tereza nanyumva ko ndi kumuvugira amfashe tumutuke asanga Tereza nawe ashaka umuroha mu byataza Tereza avuga ati ntabwo ibintu byumvikana ntabwo nagutumye wimvugira situziranye sitwasangiye siduhuje isabo ntabwo uzi niyo nkomoka kurukumvikana uko byagenze burya uyu mukobwa kivi Rubavu yahise akorana ikiganiro na Biyayo bahise bakorana ikiganiro na Biyayo aramubwira ngo nibyo bigezweho yari yaramutanze muri ibi bya industry yego byabirize amapranka kuko Biyayo yari ameze nk'umuntu uri kugenda kamuka ameze nka kwa kundi umuntu none na Tereza ari mushasha muri Kigali yego Biyayo yari ameze nka nkono yapfubye yego rata
itazapfuburwa. Aravuga ati uwakwiyambaza kano gakobwa kaje kari kuzamuka neza, kari kuzamuka neza, kari gukorana na Dadizo, kari kumenyekana n'ababitsu nabo barakoranye no kwa Regis no mu nimba yaravi. Ati ibiganiro gukora burya ntabwo biguhura, ahubwo bikore mu buryo niho uramenyeka rasa ku byamamare. Ay Muteza Rufonsina na Miki arangije ahera kuri Rufonsina aramurasa, yamara tutaraja kureka ngo nagaramubaga, bakoreshaga ijambo ngaramubaga. Kumubaga nta kinya rero ashaka kuvuga, avuga ko ngo amuheme nica nikize, ngo uyu Jojo ngaba faranga bw'inice nikize. Ariko uyu mukobwa yavuze ati biyayu nayo mafaranga uvuga ngo amemba ngo 10,000 ntabwo yazi, siyo niyo 30 tuvuga, siyo aya memba ninjyo yazi. Rero icyo ni kukwiyama, ntabwo nagutumye ngo uje kumvugira, ahubwo ngenda cyari mu ntimba ya Ravi kandi ndatenga amaye n'amabuja, ndatenga amaye. Rero urumva ko uyu mugabo nta kindi arabivugaho kubera ko asa naho yaguye muri ndeba. Tutarajya kure rero nibyo nari gusaba Rufonsina, tumusaba imbabazi rwose, dufashe uyu Erega Rufonsina we ni wini wacu singo, tumusabire imbabazi wacu, Rufonsina wacu wano hepfo hano umuntu uza mu rugerero, mu rugerero ni iwabo. Rufonsina aho kutureba hano kuri muze yakurije, Rufonsina turagusabye hano rwose murabi wacu, twari twahura nawe ngo dukinane ariko turabo mu karere kamwe. Nawe nitwa Yamamare ngina comedy ngakina filime, uyu yitwa Muzehe Yakurinze nawe nuko. Turukugira ngo tugusabe rwose ng'umuntu uri umubyeyi, amaze kuba umubyeyi rwose, twaribonye ko yabyaye. Turagukurikira ukina amafilime utwite, kuva mu muturanyi kwa Karabutoni, kwa Kiramani, mu nzira y'umusaraba yitwa Iribagiza, ibyo byose turakurebaga, turabafana bawe, turagukunda. No muri telefoni urimo turakureba umunsi ku munsi. Rufonsina mwana wacu Tereza, oya reka nawe uravuga, nawe ariko uvuye pe birababaje. Rufonsina gose ntabwo dushaka kuri mwana wacu umurakararira, kuko ni umwana mwiza, agiraga umutima mwiza. Uruzi ko Tereza twigeze no guhura njonje, tukabona akabegeti k'amagi, akangurira amagi turi gutambika guca bagashiramo n'agasenda kako nibagura igi mu muhanda, arambwira ati yamagi urashobora, nyanguriye amagi 5 g'igihumbi. Uriraga mu nzira sha ujyanda ngo hari mu nzira twicaye ku ruhande turagajya amagi turagajya. Bura Tereza niwe wa mbere ugira umutima mwiza. Kuba rero jya navuze ko ari amagambo ni kira gihungu camwoheje biyayu ni biyayu ko kuntu bigenda, niko kuntu umuntu aza gutura ahantu mu gace avuye mu murenga agiye kwimukira mu wundi, none bakahita bamubona bagatangira kujya bamusura, abafitanye amakimbirane bakamwifashisha. Tukiri ku mbabazi zo gusaba Rufonsina na Miki. Erega niwe na Miki nawe turamubwira. Miki we turaziranye cyane, twakinanye no kwa Regis muri filime yitwa Turave ziriyo kwa Regis, bamwe barambonye ndi gukina nambaye amashati gumweru. Azabirebe namukozeho n'ikiganiro ndi kuvuga nti rwose urukundo ngo ryavuzwe riratashe kuri Muzehe Yakurinze. Navuze amateka y'ukuntu yamenyekanye na aga, je ntabwo ujaga mu bintu by'amatiko. Nagikoze iki kiganiro nubwo Rufonsina ariko tubikora. Babarira umwana wacu Tereza, nawe Miki. Tereza nda mutima mubi gwagiraga, nawe umubabarire ng'umubyeyi. Mwese mwabaye ababyeyi sibyora, mwabaye ababyeyi gose. Tuje imbere ya kamera kuri Muzehe Yakurinze y'impaya mu mpanuro hano, mu mpanuro. Kine kiganiro citwa impanuro, ahubwo muzagisharinge n'abandi bantu baje bakireba, ariko mubabarire umwana wacu Tereza. Ujya gwirira aganje ko kubera ndaye nabo umugabo gatemaga gari kuja mu mugongo. Ntabwo turabatukanye, ariko mu byukuri uyu biyayu yagera mushuka, ariko umwosha gihungu kiroshanyaga mu bigaragara. Rero ariko Yamamare ubu bamaze kutwumva bambo babariye bose. Bino video izabageraho byo ndabizi. Kadukomeze iki abantu bazayisharinga kuko nanje ndabizi bari kudukurikira cyane muri iki gihe cyane. Niba rwose umuntu ashaka kuzamuka agakore kanga niyambaza inshuti cyane, naje gufata umuntu ati reka ndema amatiku ngo mbone nzamuka, ngubu ngene nzebye Dadi Kiramani ngo niho ndazamuka, nzebye Dogiteri Nzabi ngo niho ndazamuka, nzebye Misutsu ngo niho ndazamuka, nzebye Tereza ngo niho oya. Gukora ibintu bigaragara, mureke kuzamuka muri gutukana biya yugarukiraho.
utazagwa no mu mutego wa muhungu. Tumugira inama nawe. Niyo nama ndi kumubwira, atazagwa mu mutima nagarukira hage, atazagwa mu mutego gwataza. Naye nibagiwe naye mbuze umutima. Atazagwa mu mutego gwataza. Naye nibagiwe ndavuga ngo utazagwa mu mutima. Utazagwa mu mutego. Arico wabitangaza aho kugira ngo wenda batanabona ko twizinze no mu magambo tunasoze basi. Bo icyo navuga ni kimwe. Uretse nabiyayu n'abandi babonereho. Bose n'abandi bari kuzamuka. Icyambere ndabanza kubwira abantu bari kwinjira muri content. Mwumva umusaza, niba ugeze muri content bwa mbere bari kugukoresha ibiganiro, umenya amacenga y'abantu bari kugenda babaza, bari kubaza, umenya ibyo bakubaza niba kuganisha. Yego. Kuko ntago utari wamenyekana, nta muntu wabutunze mikoro. Yego. Ariko iyo bamutangiye kumva hari akantu ariko igihe wa mwana wundi w'umugaturika aririmba kakaririmbo Maria mubye mutagatifu wa Yesu n'umwatuma we musabiyewe twabana bawe musabire twese twabana bawe. Aba nawe uracafite ikijwi papa, uzasubira muri korari y'abagatulika ajya waririmbaga mu bagaturika n'abadaturika. Nari nizo n'abadaturika abagabo bagaturika n'abaturika, ariko abagabo bagaturika n'abaturikaga. Oya n'abagaturika gusa. Nabara ko n'abagaturika gusa. Ndabadaturika abagabo ni guco gusa. Ese no gusandara ku isi atari gitutsi uko kwamamara. Guturika. Guturika ni cyane nibyo nyogo yirirwagamo. Ndaturika rendemuka uco. Noneho rero uyu mwana nta muntu utaramutunze mikoro. Bere kumvikana. Rebe ejo bundi bari abana babonetse ngi Musanze ngo babonye Bikira Mariya. Babanye Mariya mu gite. Bagiye kwasura. Rero icyo cyatse kuvuga ko tutazatunga mikoro abantu. Cyangwa tugitso tubabaza, cyangwa umuntu abicama Mariya avuga akora amakosa, niba umuntu yakoze amakosa ko tunaniwe kumukora ibiganiro. Yego. Tuzabikora turi kumwigisha, ariko ntabwo tuzajya kubeshkira abantu ngo harabike tubasebye. Wapi? Gusebya byo ndibiri. Ntabwo tuzabikora turi kwigisha abantu icyo kintu. Rero wa muntu we musha winjiye muri content, menya abo bantu ubamenye kimwe. Ubirinde, umenye ibyo bakubaza, umenye n'ibyo usubiza. Nawe rero ukoresha ibiganiro. Niba warabuze content ukaba ugiye guharabika abantu ku bintu bitabaho, rwose hindura uburyo, gabanya kora ibintu bigaragara. Kora ibintu bigaragara. Ko nigiririrwaga mwabino ngaro. Yego. Nukuba ndasebye abantu nabura bonse byajewe, navuga abantu benshi cyane bo duhora nabangoreye ibintu kandi bibyamamara, ariko sinabivuga. Rero yamamare uyu mukobwa nkuko twanabivuze yazize amavamuhira, ariko abona ibiganza biretse ati nkaba ababyeyi ngaba abanyabwenge kwa umuntu agere kwishura ati uzi nguni zidukatagamo ati tuzimuka hano ku rupangu tukajira inyuma tukaje kugura amandazi, umuntu ashaka kuja kwiba mu nduza mu gikoni anyuraga akaje kujya kahunga. Ibyo byo biri kumvikana. Nawe rero abigenderamo, ariko ubu ngubu ndarirarenga baraca bamubabariye, ariko natwe nawe yasabye imbabazi, natwe turazisabye ngabana biwabo, kandi narukunze narabizi namikina twarakina nyarabizi, niba mubabarira kababyeyi. Murakoze cyane rero kuba mutwumvise, mukomeze mudukurikire. Uyitwa Yamamare Comedy, mani muze yakurinze. Abantu bifuje ko twakwicarana na ngene Yamamare ubudagi. Mwabibonye babantu bajya nabo mu gihugu muri Korea. Abantu bo muri Korea bajya ni y'amajaruguru ni y'amajepfo. Korea y'amajaruguru na amajepfo. Amajaruguru nayo hepfo nayo hepfo. Amajahijya n'amajahiro. Bose tubabwira ngo abantu bo muri Korea, you love you so much, we love you so much. Yego. Thank you. Tunawapenda sana. Tunawapenda sana wa Tanzania, tunawapenda sana wa Kongomani. Uvuze mu rundi rurimi. Uvuze ngo tunawapenda sana, uburi kuvuga igiswahili. Kandi tugomba ko bumva icongereza. Korea, Korea, love you so much. It's good. We love you so much. Korea, America, Australia, Canada, Asia, Uganda, okay, Congo tunawapenda.
Burundi mugabo bashinga ndare turabakundaga ajya bavuga turabakundaga cyane basinga ndare turabakundaga cyane abagande wajagaranyo Murundi mugande wajagala kumushaha Kongo tunawapenda sana Tanzania tunawapenda sana Kenya tunawapenda sana America love you so much bye rero kuri muzea kurinze karagaciyemo burya tunagomba no kubasetsa bandi kumwe n'umunyarwenya kandi nanjye nuko mwadusanga hano mukadusanga no kuri Yamamare Comedy ndetse no kwa Tereza turiyo no kwa Danizo tuzahagira hose Imana ibaho umugisha bye ciao